n'umwango wo bita Murenzi Abdallah ni president akaba ari nawe general coordinator wa Rayon Sport. Uwo bita Jean Baptiste ni chief admin na mobilization, administration and mobilization nibazwa. Bwana Gakwaya Olivier ni technical and communication director. Sibyo ni nabi. Jose ni dafu rushinzwe ikipe Faranga. Urimo nabyumva. Maître n'ubumwe niwo bita umunyamategeko. Yego obisobanuye neza cyane. Legal advisor. Ibyo nibyo baza kuganiriza itangazamakuru babereka abantu ariko banabwe n'ishimwe. Cya kabiri Rayon yavuze ko mwumvishe Murenzi avuga yuko bazagura abakinnyi batanu. Rayon ubundi yemerewe abakinnyi batandatu, dufite 27 mu myanya 33 yemewe muri shampiyona y'u Rwanda. Ubwo ibura batandatu ariko ubu nano zaragiye mu Mekiceri bamusimbuza. Yarabonye lisansi se biremewe. Muri retour ntago yamusimbuza lisansi wa lisansi mu mwaka mu Rwanda. Ubwo ni imyanya 6. Ni 6 yemerewe imyanya 6. Iyo myanya 6 rero bemerewe. Baravuga ko bakeremo abakinnyi batanu ariko mwabonye Murenzi amaze ati ayo mafaranga azava he? Aravuga atazava mu bafana. Mu by'ukuri abakinnyi batanu ku isoko rya none tuzi murabizi ko Rayon Sport muri Mercato ubundi igurwa nk'umukinnyi umwe. Ushize baguza Bedi imbere bari baraguze undi, murabizi ko bakora muri range ya miliyoni hagati ya 20 cyangwa 2 iyo barebe. Ntago babona amafaranga yo kugura batanu twiziranye. Muno warabizi. Mu nama rero bagiranye na Minister of Sports ndetse n'umuyobozi wa RGB hari buriya n'izindi nzego nyinshi zirimo inzego z'umutekano mu gihugu bakoze nabo reka mbyite ntabwo ari kaponi itsinda ry'abantu bakurikirana ikibazo cya Rayon. Itsinda rigari ririmo abantu nyine bo muri za NSS, harimo abantu nyine bo muri minisiteri z'ingabo n'ibindi by'ingabo, polisi, harimo inzego nyinshi nyine zashyize hamwe bakoze amatsinda birumvikana n'abayobozi b'izo nzego bagiye bateka abantu nyine babahagararira kugira ngo ko cyari ikibazo gikomeye muri cyari ikibazo gikomeye cy'umutekano w'igihugu. Cyagombaga rero ituze muri Rwanda byagombaga kuboneka. Iryo tsinda rero ryagiye riganira n'abantu benshi kandi bari muri Rayon Sport hafi. Bageze ku bantu benshi cyane bagenda bababaza. Biza nubwo bababazaga bati tubwire uyu muntu aturuha Rayon, uyu muntu urabona yayobora, uyu urabona atayobora. Ibintu byinshi bagerageje kuganira kugira ngo bamenye ikibazo muzikiri muri Rayon. Abagera ku mwanzuro wo ko Rayon Sport kimwe mu bibazo bikomeye ifite kurusha ibindi ubushobozi amikoro make. Icyo kiragaragara. Leta rero igomba gushyiramo kunganira ya Leta izaza mu buryo bubiri. Izaza mu kugura abakinnyi Rayon Sport ikeneye, izongera no kuza ngo gukemura ibibazo Rayon Sport ifite muri FIFA. Yaba ari abantu bayireze bakayitsinda ikaba igomba kubishyura. Leta rero izagira amafaranga ibaha, sinzi umubare ngo nangahe, ariko buriya Murenzi bafite naho azanyuranye. Murenzi bamusabye ko agomba vuba cyane gutanga raporo. Niyo mpamvu agiye gukora audit yihuta bakareba ko amafaranga yakoreshejwe, hanyuma bakagaragaza abura cyangwa hakenewe byihutirwa, bya bindi bita priorite, iby'ibanze byihutirwa cyane. Murenzi Abdallah agomba gutanga iyo report, hanyuma Leta ikamenya ikifasha rero. Ari naho navugaga ni kwizigira ni byiza kubizentervena mu gukemura ibibazo bya Rayon by'ubukungu, ariko kubikora rimwe ntabwo ari byiza. Barebe ko bashyiraho project habaho umushinga w'igihe kirambye wo gufasha Rayon Sport. Icyo ntabwo Murenzi ari buze kukivuga cyo kora. Arazi kuvuga ko bazagura abakinnyi ariko ntazi kuvuga ko Leta izabafasha, ariko tuteruye ko Leta izabafasha. Murenzi Abdallah amakuru namenye nuko yahamagaye umuntu bita Niyonzima Olivier Sef ndetse no muntu bita Folongaye. Ikindi bakaganira ku kintu cyitwa performance ndetse n'uruhare rwabo mu gufasha Rayon Sport bakina banakora inshingano bafite nk'abakinnyi. Bari amakuru avuga ko Folongaye ashobora kuba yarakize ariko akaba adafite ubushake bwo kujya mu kibuga. Icyo yarakimarira ati ubushake bwarabuze tubare nk'umukinnyi udahari. iraza kugura Bwana Olivier
Paul Nganye turamuvaho Paul Nganye ku bantu bamuri hafi amakuru amenye yavuze ko ituma atagira ubushake bwo gukina Paul Nganye ari umutoza uri muri Rayon Sport aravuga ati umutoza urakoze njye nakagarutse nka kimwe nkajya mpabwa iyo minota mike ariko iyo ndebye Rayon Sport uburyo itojwemo ntabwo niteguye kugaruka gukina uyu mutoza atoza ari kuko aravuga ati nkeneye umutoza ugomba kumanaginga neza ariko iyo mbonye Haruna Feruzi mbona adafite ubushobozi bwo kunkorera management neza akangarura mu kibuga neza nkuko mbyifuza gake nicyo gituma nahuye n'umukinnyi wa Rayon Sport umukinnyi w'umusitata wa Rayon Sport nakoze cyane uranyibukije sinzi ko byari ninjira kuri stade nimugoroba njya kureba match ya Real nahuye n'umukinnyi wa Rayon Sport arambwira ati abanyamakuru turabakunda ibyo muvuga turabyumva niyo mudukosoye cyangwa muducyaha turabyumva atariko mu gihe mutaradukorera ubuvugizi ngo Rayon Sport tubone umutoza mwiduteranye n'abafana nuko yambwiye mwiduteranye n'abafana muza gukritika uburyo bw'imikinire yacu na poor performance yacu mutaradukorera ubuvugizi ngo tubone umutoza uri kuri kariba yo gutoza Rayon Sport ni umukinnyi yabimbwiye ukina muri Rayon Sport umusitata ariko Murenzi yanagarutse ku kuba arambwira ngo mu bintu byose murimo muraganira mutwanariza muvuga ibyo nta mutoza dufite n'abariko barabyemera ko bakeneye umutoza yaranabivuze muri RTV Kickoff Murenzi yavuze ko mu bindi byihutirwa harimo no kuzana umutoza hari hazwemo n'abatoza batandukanye nabonye ari umutoza muganda bari bavuze haravuga benshi ariko hari message zaje zivuga kuri Adil ko ashobora kuza gutoza Rayon Sport narayibonye ejo baranabitoje kuri YouTube nabyirengagije mbishaka ko navugaga nti sinshaka kugira ikintu bivugaho hari amakuru babonye navuganye na Adil rero Adil namaje ni coach hari ibihuha biri kukurikinga muri Rayon Sport ahubwo tutavuga kuvugana umunsi nuko namamaga neza tamwe ati uri muri negociation zari zose n'ikipe ya Rayon Sport ese wakwemera kwa joining Adil ntiyabihamije byemere yavuze ngo nta biganiro ibyo ari byo byose nagirana n'umuntu muri Rayon Sport ndamubaze biramutse bibaye kandi kuko nyine bavuga ko ibiganiro byatangiye wenda byaro kwibeshya kwa konti bw'ubuzi bukijya gufa kwa butarana bitangiye ndamwese biramutse bibaye wabyemera aravuga ati ngunda APR narayitoje ngiye kuva ku mutima ariko sweet professional do munyamwuga ngo yayitoza ntiyabiruriza sinsubiza akazi inyuma nicyo bivuze ntiyabiruriza ntiyabihakanye professional no kuvuga ngo sinshobora kuyitoza ararekona ibyo APR yamukoreye aranishimira cyane ariko akavuga ati umuntu uri professional witwa Niringiyimana Emmanuel ngo umuade reka twikomereze Rugaju rigari nta kibazo ubereye umuade ibyo bikuriye hehe ubabarwa